ariko ndi kukumva gahumuro umeze neza ukavuga sheri uvuze neza reka njye gutekera umureti kuko na kera kose uribuka urukundo twadufitanye uko rwari rumeze byari byiza ndabyibuka twageranya ahantu ariko nyine urabizi ko byari bigoye reba ibintu wankoreye ukagenda urumva ko byari bigoye kubyakira yego ariko wambabariye bino wakuze ntabwo byemewe ese fiye koko nawe kuko ntugire impuhwe amahirwe nari mbonye nyareke ancike ndeba ngaho komeza niba gufata bazagufunga mu Rwanda ibi ntibyemewe urumva gufata umuntu ukamufungirana gushimuta ntabwo byemewe bazakatira imyaka hagati ya 25 n'indi 30 komeza uraho ngaho gusa nta muntu uzabimenya ndacyafite ikize ntawe Kristo igihugu cyacu turimo nta kintu kigira sibyo gihe uburenganzira umuntu abavandimwe babiri wamubona kuri yiyemereye kuri wagira ngo ni nk'umukarani mu nzira umujyanye kujya rwose wagira ngo n'umukarani wacyureka gusebanya ntago ari kumusebya amafaranga afite nta musatse tuvugisha ukuri umura mu minsi mike ndabamuhinduye kutamuyumvike ibyo wivugira nitugera Mozambique urumva umunsi twagarutse uzamuyoberwa ibyo wivugisha ngo nzaba ndeba ariko we ugabanya ibintu by'ubwoba nugira ikibazo ujye utumamagara direct ntibikone ibibazo byinshi dore nk'ubwo yagombaga inshuro zingana ntiwambwiye ngo nangere mpange ubusima napanze ibintu bizima ibibazo byari binyiciye nawe ngwiki wahamagara gusa ngiye kugerageza kwirwaza ariko mba bizangora ashobora no kumfata azagufata ari wabishatse nubishaka azagufata pe uzi kwirwaza ariko ugataka ngo umuriro urakwishe nushaka ko agufata azagufata ntabishaka ntabwo azagufata wafashwe kangahe nereka ngerageze ariko ubutekereza ni mupango wa kabiri wimbwiriza ko nakazi kanye niyemeje urabona ko ari akazi kadutunze sawa rero dutandukana ye mu zindi gahunda se ndagwerekeza kiyihorere nawe nturiho sawa tubireke nshaka undi nta kibazo kubera ko nyine ari wowe nanakunze n'uburyo wifashije kandi ndabona ushobora kuba unagaragara nk'umuntu usenga nta kibazo ngewe mu 50 mba turasenga cyane rwose mu 50 niyo wongeraho nta abirye itanu ariko ndi kukumva gahumuro umeze neza ni hano ruguru ku muhanda wese ukambwira ngo ndege moto kandi ari hano kuba wifunze ndarwaye ariko nyine impamvu gusuzugura ntabwo twemerewe kujya mu kabari rwose nyine hari ukuntu nyine tuba dufite imyumvire twemera nyine hakonyeka ko ari byiza ubizi neza ko hari icyobo kandi wagwamo ntiwajya kujya ku kigomo so rero twiga abakristo tubara yuko hari ari mu ndiri y'amadayimoni munyaga yari bamujyamo ariko niko bimeze ntabwo nakubeshya naho nari nicaye rwose iyo mpicaye numva meze niho nduhukira oya rwose oya mabuja ntabwo byashoboka ariko oya ntabwo byashoboka urabona se oya ntabwo oya ariko se nivumbura nk'umwana ibintu uri kunsaba urumva byakunda ntabwo byashoboka njye nakubwiye yuko neza ntabwo ndagusaba ibintu birenze
sibyo iki reka kurakaranga tuza mubwire sibyo ambwira yenda yese ko icyo kiguhangayikishije ikibazo cy'amahoro sibyo ndabyumva nyine natekereza menye icyo murumuna wawe arwaye wamuvuye se umfukundanye none kumbeshya afite akantu mu mutwe wabikuye uri docteur ngewe ndabizi sibyo oya bitewe n'ukuntu twavuganye nahise menye ikintu arwaye we nyisira umva nkubwire murumuna wawe nzamuvuza umva nkubwire rwose ubushize turi kumwe nakubwiye yuko ko bitakunda oya ubushize turi kumwe nakubwiye ko bitakunda yaho mfata icyemezo ngiye nkajya ngasiga mufungiranye urumva none kunsaba ngo tugende ngo tumare ngo muri hoteli gute kuri umungu mwiza oya ariko uje oya mva nkubwire mabuja mpe Erega shiri urabizi ko ngukunda pe. wow Impamvu nyine nitwaraga gutya nawe urabizi ibintu wankoreye ko byakira byari bigoye pe. Ariko nyine ndagukunda pe kandi cyane. ariko shiri rero nasanze byo kuguma muri batari byo. Iminsi maze hano nagiye mbona byinshi nyine byatuma mbana nawe. Biragoye kubona umuhungu ubana n'umukobwa namufate ku ngufu. Niyo mpamvu nabonye umuko wava mu mugabo. ntabwo nakorera ikibi kirenze ibintu byose bigomba kunyura mu mucyo ahubwo byaba byiza dukoze ukavuga shiri uvuze neza reka njye kugutekera umureti kuko na kera kose uribuka ukuntu twadufitanye uko rwari rumeze byari byiza ndabyibuka twageranya ariko nyine urabizi ko byari bigoye ibintu wankoreye ukagenda urumva ko byari bigoye kubyakira yego ariko wambabariye kandi ni na byiza ndagushimira ko wemeye ko twakorana ubukwe ahubwo byaba byiza ubyihutishije bukaba vuba ni vuba ntabwo ndabitinze nyuma y'icyumweru reka njye kugutekera umureti umaze n'igihe utarya ndaje yego uriya rwara nakundana narwo cyangwa nabana narwo gakiragiye ngiye kugutekera umuheto yo ntawe ugisabye uko gisa gusa kaze mpanga uburyo mva gikomeze kirindagire reka ngo ndagikunda rurashinyika tuba ruri aho rwasamye ngo jizere yarukunze kirananyanduje ngo kiranze gusa ubu Dominika bari bate sinizarota nsohotse aho ko ndumva mukumbuye pe uru runtu rusa nk'ingagi ruza rumbwira ubusa imireti ntayigisabye se kiragiye n'urutwe ndavana gutera mbwiranye ceceka vuga baratakumva shinge ntabwo byumva ibintu bigeze ahabi nicyo tumva ariko Dorukasi yakaniye ese ubwo bufite n'ubwiki Dorukasi yakaniye ngo agiye kuri polisi gutanga itangazo naho bigeze ahita itangazo ko hari umuntu habuze ngaho mbwira rero kuri perereza bazaza gukora perereza banzeho bagiye kumva bazabyirwa n'iki wowe sikunsetsa ubishatse rero Fisto wari kumwe n'abandi bino wakuze ntabwo byemewe ese fiye koko nawe kuko ntugire impuhwe amahirwe narimbonye nyareke ancike ndeba ngaho komeza niba gufata bazagusa
mu Rwanda ibi ntibyemewe urumva gufata umuntu ukamufungira gushimuta ntabwo byemewe baza bakata imyaka hagati ya 25 n'indi 30 komeza ubura aho ngaho gusa nta muntu uzabimenya ndacyafite icyizere ntawe Kristo igihugu cyacu turimo nta kintu kigira sibyo giha uburenganzira umuntu menya ubwenge uri kumwe n'abandi so ndamukozeho mukoraho hehe jewe ntabwo namufashe ku ngufu yaraje namusabye kajya mu cyumba aranga aba muri salo njya mutegurira icyayi n'umugati ntabirya ahubwo agiye kuzicwa n'inzara rero nagupfira mu ntoki umuntu reba ibyo mumaranye ntaraharya ntarangwa ntushaka kucimwa n'abandi mva rero fiye wamureka niba ari ibyo byawe sibyo kumbwira murekure taha ugende ibizaba nzabyirengera nyamara nawe nkugiriye inama oya genda wowe njye nakimye nyinshi sibyo ndakugira inama nk'umuntu uzi udukino twose oya wowe genda ntabwo nabona amahirwe mfite ngo nyiteshe sibyo fiye mbabarira ugende ndumva ushaka kunsubiza hahandi kure cyane sibwo wabitekereje koko oya wakiciye ukabitekerezaho nk'umuntu mukuru wakumvise ariko ibyo ndi kukubwira ase utekereza impande zombi utekereza ko bagufata cyangwa utekereza wakoze ubukwe urabona ndetse gukora ubukwe nawe uriya mukobwa ubuse ngiye ngomba gukora ubukwe na Gisele kandi uko nabigenje kugira aze nta niko nzakora ubukwe nawe urumva urukundo bashaka urukundo rukoresha ibintu koko abantu mukunda siko mwagowe ese urabona twabigenza gute ariko turabana ajye hehe agiwe oya afite we ufata umuntu ushe muri gereza yakufasha kuba muri gereza yawe fungura ariko ntacyo abaye ari mu rugo bakubwiye ko urugo rwahindutse gereza umva kumbwira amagambo menshi genda ibizaba nzinzirwariza urumva gusa ntuzamvuge ntabwo nzakuvuga sawa abavandimwe babiri abavandimwe babiri umwana muto mufata nabi ntimuzi ko gato gakura abavandimwe babiri